Turi kuri stade Amahoro hasojwe umukino w'umunsi wa 15 wa Rwanda Premier League. APR FC inganyije na El Merreikh yo muri Sudani ubusa ku busa mu mukino urangiye mu mvururu zikomeye cyane cyangwa se sukari yazamutse haba mu bafana yewe n'abakinnyi b'ikipe ya APR kubera igitego umusifuzi Aristote wo ku ruhande cyangwa se umusifuzi wa kabiri wungirije w'igitambaro niko dukunze kubita ku gitego yanze cyari gitsinzwe na Dauda Yusufu nyuma yo guherezwa umupira mwiza na Ruboneka n'umukino mu by'ukuri ubona buri ekipe yose yagizemo ibihe byo kuyobora niba ariko nta byita El Merreikh yagizeho iminota irasatira ariko wihariwe cyane ekipe ya APR FC nubwo byarangiye ari ubusa ku busa karero ni kakanya twise ibyo twabonye mumaze kumenyera ni byiringiro ze ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Tony ukurikiye imfura Tony nawe umeze neza cyane hoza ni sawa cyane n'amahoro n'amahoro yego umukino rero urarangiye no kuri stade Amahoro busa ku busa ariko inakita inkuru y'umukino cyangwa se ibiwuvuyemo ni cyemezo cy'umusifuzi Aristote wanze igitego cya Dauda cyo mu minota ya nyuma rwose ubona APR urebye ukuntu Ruboneka yabonye kufra yari mukoreweho nawe agenda yitsindagira ku mukinnyi wa El Merreikh niba ariko nabyita ashaka iryo kosa birangira ribonye barawupasa Dauda atera shot rikomeye cyane ari hanze y'urubuga rw'amahina ni umusore w'umunyaganazweho kugira amafrapa aremereye igitego kiraboneka ariko ubona n'abantu bose reaction ya hafi wabonaga abantu bose biyakiriye yewe baraserebora bajya no mu bafana ariko umunyezamu wa El Merreikh niwe waje kubona ko umusifuzi yazamuye atangira kwereka bagenzi be bose ko umusifuzi yazamuye igitambaro beheraho igitego kirangwa habaho no kubanza kuganira ndavuga umusifuzi wo hagati ya Abdul Karim yegera Aristote bajya kubiganiraho birangira igitego cyanzwe ari nacyo navuga ariyo nkuru y'umunsi iranze ariko ibintu bigenza hano kuri stade Amahoro yego ne wanabibonye abafana ba ikipe ya APR bamaze muri stade minota 20 mu mukino urangiye baririmba ko ngo bikabije ibyo bari gusifurirwa abasifuzi ngo ari ibisambo yewe yavuga ngo ntaho turi bujye ngo ko batari busohoke muri stade gusa uburyo bwabonetse ku minota 40 na hafi na 7 nkuko wabigarutseho ni umupira wa Medi yahaye Ruboneka ari nyuma gato y'urugo rw'amahina agana mu ruhande aza gukinirwa nabi na General Mbemba umupira uhanwa na Ruboneka n'ubundi aho kugira ngo bushyire muri surface harimo abakinnyi n'ubundi bari ku rukuta ahita awucomeka ku ruhande gutya gushyana kwa Dauda Yusufu wasaga nuri hagana hirya yitaruye wenyine umusore yateye shoti riruhukira mu izamu ariko mbere yuko umupira ugera mu izamu hari abakinnyi babiri ba El Merreikh babaye nk'ababushaka kubloka shoti rya Dauda Yusufu ni umupira urabatambukaho ugera no ku bandi bakinnyi benshi bavanze ba APR n'aba El Merreikh ariko nanone hari n'irindi tsinda ry'abakinnyi nka 4 cyangwa 5 b'ikipe ya APR basaga nabaho basigaye nyuma bashaka kuza kwataka umupira Ruboneka ari gushyira muri surface ariko ntawushyiremo umupira usa n'ubisikana nabo bava muri surface bazisanga abandi aho bari ukomeza mu izamu umunyezamu wa El Merreikh nawe ntiyabasha kugeraho kuko wasaga naho muri mu ngoni ujya mu izamu kumusifuzi Jawari Aristote icyemezo yafashe kuri nge biragoye ko navuga ngo cyari igitego cyangwa nticyari igitego ariko ntaga kuri 50 kubera iki ibitego nk'ibi ngibi bikunze kubaho cyane wenda tubanze duhere ku itegeko rya offside bara offside mu gihe umukinnyi wakinnye umupira bwa nyuma yari we mukinnyi usigaye kandi ari wa adversaire iyo ni offside ya mbere kuko ngo wa mupira watsinze igitego ni we wari waraririye ntabwo ari byo byabaye uyu munsi ahubwo ikindi gice cyo muri offside ni itegeko rirerire mu tuntu twinshi ni umuvoma y'umukinnyi wari wasigayemo adversaire ku mupira wenda washobora kuba atakinnye ahubwo agakora umuvoma ushobora kujijisha adversaire cyangwa kumukingiriza ntekereza ko ari byo Jawari Aristote yasifuye ariko nanone ugiye kureba ku mashusho we ntabwo yari afite ariko ugiye kureba ku mashusho wenda abaye produced na Star Times na RBA berekana shampiyona y'u Rwanda bavuga ko ugiye kureba biragoye ko akwemeza ko habayeho gukingiriza umunyezamu kuko umupira urebye ahantu waturutse umunyezamu yagaragazaga ko muri direction ye ntabwo wamukingirije ndetse yewe nta namuvoma igoye ubona ko ishobora ko yabayemo ntekereza ko umukinnyi umwe wa APR ushobora kwasa naho yahindukiye nyuma y'umukinnyi nanone wa El Merreikh nawo umupira waruhiseho urumva ko bitewe n'uburyo ishoti ryihutaga nta mukinnyi yigeze ukora deflection cyangwa se ngo ahigamira umupira cyangwa awukoreho ahubwo umuvoma yabayemo niyo guhindukira ureba aho umupira ugannye
ugiye nk'uko wakugira gutya niyo muvoma ubonamo ko yashobora kuba yabaye. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batigeze batekereza kuri offside umupira ukijya mu izamu. Yewe n'umunyezamu wa Al-Merrikh ntabwo yigeze reba kuri offside cyangwa ngo agaragaze ko koko abakinnyi ba APR bari bamuri imbere bashobora kuba mu kigije cyangwa iki. We yasaga naho yemeye igitego ahubwo aburanye abakinnyi barimo amagaza imbere ko batabashe kudefanda umupira. Gusa navuga ko umusifuzi niwe warimiye place aho bitewe naho yarahagaze bitewe n'inshingano yari afite. Buryo igitego gishobora kuba ari cyo cyangwa kitari cyo umusifuzi akacyemeza kubera ko ni icyemezo cye. Izo nshingano nizo ze. Navuga ko we ku ruhande rwe yafashe icyo cyemezo anagihagararaho no kugira ngo umusifuzi wa kane ajye kumubaza nuko yabonaga ko ari icyemezo gishobora kubona washidikanyaho ajya kumurantise ibyo usifuye ushobora kuba bibonye neza, dore ko n'abakinnyi ba APR barimo mu Claude n'abandi bari bagiye kubaza umusifuzi ati ibintu bisifuye koko ubisifuye ubikuye he ku buryo bavuga ko icyo atari igitego n'ibiki. Ariko nuko nguko rero 50-50 ngiye niho nahagarara. Gusa wenda umbwiye ngo ngiraho nongera rimwe navuga ko cyari igitego kuko ugiye kureba ni ibitego bitera controversy. Urabyuka mu kwezi kwa 10 ikipe ya Liverpool yakinaga na Man City match yarangira ibitego 3-1 Banjiki yatsinze igitego kijya kumera gutya, ariko umupira umukinnyi wa Liverpool wari wasigayemo bavuga ko yakingirije Donnarumma ku buryo atabashaka kureba umupira. Bafite vare bariya ariko byarangira Liverpool yanditse isaba ibisobanuro kuri iyo angire bavuga ko ngo yagize, kuko iyo ravugaga ati mu makamera natwe twabashiye kureba ntayigaragaza ko umunyezamu yagize hesitation cyangwa se yagize gushidikanya bitewe n'umukinnyi wacu wari wasigayemo kandi nta muvomo igaragara yakoze. Rero navuga ko aho ngaho niho ubona ko bigenda bigorana. Biragoye ko avuga ngo nkuko Ferwafa yabyijeje ngo haboneka VAR mu kwezi kwa 2 ntiwavuga ko yaza kubikemura kuko n'ubundi VAR ikoreshwa n'abantu birangira n'ubundi ibyo ngibyo izo mpaka zidacitse. Ntabwo bavuga ngo naho VAR yamaze kugira ngo impaka zaracitse oya, ariko ugiye kureba avuga ngo ni bya bindi by'umupira nyine. Nanone burya ibi bitabayeho birashoboka ko bari gutanga igitego Al-Merrikh nubwo wenda premier mugiye kure buryo byari bimeze ntabwo Al-Merrikh yari berekarame cyane ko bayibye cyari igitego cya offside, ariko ntekereza ko izi mpaka z'umupira ubundi nizo zigira umupira. Burya uje ko kibuga uzi ko ikipe yawe iri butaye itsinze ibitego 2, 3, 10 bingahe rimwe bya ruto ntuzi, ariko burya uje iyi spectacle imeze gutya bakakwiba ugataha wumva utanyuzwe bimeze gute. Ntekereza uri umupira nye umupira w'amaguru uryoshwa n'izi mpaka kuruta uko wagenda muri Sansinique wo kuvuga ngo biraza kugenda gutya. Muri rusange wari umukino twavuga wari umeze gute? Warangiye ari ubusa ku busa Al-Merrikh n'ubundi wenda abantu dariko baramuzi ubona ko filosofiye nako yaranabisobanuye nukubaza karinda ubundi bindi bigakurikira cyangwa se akabona gusatira. Niba ari uko nabivuga ni umukino wo muri rusange wabonaga wari wagenze ute marigire wenda yako yizo maka zibayo cyangwa se ziturutse kuri icyo gitego cyanzwe mu minota navuga 5-10 ya nyuma y'umukino? Biragoye ko avuga ko ari ikipe yarushije indi hagati ya APR na Al-Merrikh, ariko ugiye kureba possession iri hagati ya 48-52 ku makipe yombi. Byaterwa n'imibare y'imipira waba wabaza hagati yabo. Nge navuga ko banganya kuri hafi kuri 50-50 urebye uburyo bakinaga amakipe yombi yakiniraga mu kibuga hagati, yewe naho bagerageje gukoresha impande zabo kugira ngo bashe gusatira. Ukabona ko abakinnyi bugarira barakina neza bakabasha kubyitwaramo neza, baba ba Janan Mbeba ku ruhande rw'ikipe ya Al-Merrikh, baba Yusufani wagize umukino mwiza ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ubona ko impande zombi zagerageje gukora umupira nabwo ukomeye wabonetse muri uyu mukino. Ni umupira wakuwemo na Ishimwe Pierre nyuma yo guterwa na Daudaba ushyira muri corner. Ugiye kureba nta buryo bwinshi bwigeze buboneka n'ubundi nkuko twari tubyiteze. Ni APR n'ubundi yari maze igihe idatsinda ibitego byinshi uretse kuri match ya Rayon Sport kuri Super Cup yabashije kwinjiza ibitego 4. Nako kandi ni ikipe ya Darko nayo uburyo ubona idakunda gutsinda ibitego byinshi kandi igafunga. Byari bigoye ko waza kwitega ibitego byinshi muri umukino, ndetse navuga ko iyo prediction cyangwa se uko abantu bari babyiteze nabyo byagaragaye. Byari bigoye ko match ishobora kuboneka mu bitego birenze 2 birangiye noneho nta na kimwe kibonetse. Ubwo cyaba ari igipimo cyangwa igipimo na Al-Hilal, kuko umvuga abantu bavuga ati gihe kirageze aya makipe mu Rwanda najya gukina nayo muri Sudan, ati nicyo gipimo. Twavuga ko uyu mugoroba APR ibonye icyo gipimo cyangwa no gutegereza Al-Hilal yo yabigaragaje inatinyitse muri shampiyona. Wenda umuntu inatinya kubivuga bazakina tariki 10 z'ukwezi kwa 2. Biragoye ko avuga ngo ni igipimo kuko match uko irangiye
birangiye rubuze gica, biragoye ko wavuga ngo ni APR itsinze cyangwa ni Al-Merrikh itsinze rezita n'ubusa ku busa, ariko ugiye kurana navuga ngo byaba byiza gutegereza Al Hilal. Nibyo Al-Merrikh nayo yari ekipe abakinnyi hafi batandatu bari mu gikombe cya Afurika. Ugiye kurana ikipe n'ubundi yiganjemo abakinnyi b'abanyamahanga, mu bakinnyi 11 bari babanjemo, harimo abanya-Guinea babiri, harimo abanyamadagascar babiri n'abandi noneho bo mu bindi bihugu bitandukanye za Guinea, za Zambia, za Burkina Faso. Urumva bari bafite hafi nationalite 9 mu bakinnyi 11 babanje mu kibuga. Ku ntebe y'abasimbura bari bafiteho abanya-Guinea babiri, ahubwo umunya-Cote d'Ivoire, umunya-Guinea n'abanya-Sudani 7. Urumva ko ni ikipe n'ubundi isa nishingiye ku banyamahanga. Uyihura na leta yo kuvuga ngo wenda nk'ikipe navuga ngo ni match nziza, navuga ngo yo kureba urwego rwa APR noneho yahuye n'ikipe navuga ngo itari yo muri champion y'u Rwanda, cyangwa kwa kundi tuvuga ngo tugorwa amakipe araza kugurwa no kwarinya abanyamahanga 8, ku buryo nibajya gusimbura usanga bench iri week idashobora kuvamo umukino ukora ikinyuranyo, kubera ko b'abanyamahanga navuga ngo amakipe menshi abayumva ko ashingiyeho bakora ikinyuranyo babanje mu kibuga. Ariko ngiye navuga ko uyu munsi ntabwo ari cyo gipimo cyane, kuko navuga ko test n'ubundi bayiferinze ntibayitsinze, gusa wenda nabone ntibakwishije isoni, ariko reka bizasaba ngo dutegeze mu mukino wo kwishura mu kwezi gutaha, ubwo ikipe ya APR izabihura na Al Hilal. Yego, ubwo rero biragoye kandi na byinshi twavuga birenze ahangaha ku mukino w'ubusa ku busa. Gusa icyakubwira ko nuko shampiyona yo urutonde, ndavuga urutonde rwa shampiyona rwo rwarahindutse. Al Hilal yamaze gufata umwanya wa mbere n'amanota 35, irarusha Polisi ya kabiri inota rimwe. Ubwa APR nayo yari butsindi gasatira hafi aho ngaho, ariko ubwo igize 33 kuko iranganyije. Ubwo nuko nguko bihagaze. Shampiyona izagaruka ku munsi wo kuwa gatatu, munsi wo kuwa gatatu. Rayon Sport ikina n'iyi Al-Merrikh yari iri gukina n'ikipe ya APR ni ku munsi wo kuwa gatatu. Ejo bundi ubwo niwo wundi mukino wa shampiyona uri hafi ahangaha. Ubwo indizo ni muri Leta nuko ibizagenda bizamuka. Tubashimire cyane, shimire Tony ndetse n'abandi batandukanye, namwe mudukurikiye, komeze kugira ibihe byiza cyane.